nshuti bakunzi bacu, ndabifuriza amahoro, ndabifuriza kugubwa neza. Ni ukuri Imana y'amahoro ikomeze ibaramburire akaboko kayo, Imana y'amahoro ikomeze ibaramburire ikiganza cyayo. Nshuti bakunzi bacu, utameze neza niyihangane, ubabaye kubera ubuzima bw'iyi si niyihangane, ariko dufite Imana igiturengera. Muri aka kanya rero ngarukanye n'inkuru imbabaje cyane nshuti zanjye, imbabaje cyane. Ariko namwe nimureke, ni ukuri abakurikira Mama Mignone Official, nimureke tujye tuganira kandi dushyire hamwe. Ibi bintu mwebwe muri kubona murabona ari ibiki? Njye ndababwiye ngo ngarukanye n'inkuru imbabaje ku rwego rwo hejuru. Hari inkuru inguye mu matwi, numva mbuze icyo nkora, numva amatwi yanjye acuza injereri, numva mbuze amerekero kubera ibintu biri kuba muri aka kanya. Nahoze mvuga ngo iterambere rigendana n'ibyiza n'ibibi, ariko nshuti zanjye, ibi bintu byahozeho, mwigeze mubyumva? Undi mwana w'umukobwa arapfuye, apfiriye mu maboko y'abasore babiri. Reka mbatangirire inkuru muyumve, namwe mumbwire amaherezo y'ibi bintu. Umwana w'umukobwa witwa Kevin yari afite ubukwe abufitanye n'umusore witwa Derrick. Kevin nk'umwana w'umukobwa witeguraga ubukwe, mwese murabizi yuko hari ikiriho cyitwa blood shower, aho abakobwa bavuga bati tugiye gusezera ku bukobwa bwacu, tugiye gusezera ku bukumi bwacu. Agategura ibirori abyiteguriye, uyu we yarabyiteguriye inshuro nyinshi. Reka manze mbabwire, inshuro nyinshi blood shower hari igitegurwa n'abamama, igategurwa na ba nyirasenge w'umuntu, igategurwa n'abakuru be. Ariko uyu mwana w'umukobwa witwa Kevin yiteguriye blood shower ndetse ahamagara n'inshuti ze z'abakobwa. Ubu ngubu ngo nibyo bisigaye bigezweho, abakobwa bagahura, bakabyina, bakarya, ibintu bikagenda neza. Uyu mukobwa rero Kevin yiteguriye blood shower, aravuga ati ngomba gutegura ikirori ngasezera ku bukumi bwanjye kubera ko ngiye kubana n'umusore witwa Derrick. Kevin muri uku gutegura ikirori yatumiye abakobwa baraza, urumva nyine baba banamutwereye, haba habayeho amakontribution atandukanye. Baraza bategura ikirori, bararya, baranywa, barabyina, bamuhereza amakado, bamubwira utuntu twinshi cyane twose twa tundi tujya tubera muri blood shower, namwe muratwumva. Umwana w'umukobwa akaba yarabaga muri ghetto, urumva yarikodesherezaga, ariko bari bateguye aho iki kirori kigomba kubera ko muri ghetto yiwe ntago byari gukunda, ntago byari gushoboka, ho hari hatoya cyane. Ariko aho abakobwa bahuriye bari banezerewe, ibintu bimeze neza, nta kibazo rwose. Asezera ku bakobwa bagenzi be, abakobwa nabo bafata umwanya bamusezeraho. Umwana w'umukobwa rwose agira ibirori bishimishije. Natangiye mbabwira ngo ni inkuru yambabaje. Ariko muri uku gusezera ku bukumi bwe, urumva yari yabibwiye na Derrick, yari abizi neza yuko byanze bikunze uyu mukobwa ari gukorerwa ibirori, kandi muri ibi birori nta basore babitaha. Umuhungu yari ari hariya hafi abitegerereje, uwari fiancé wari we Derrick yari ari hariya hirya abitegereje, ategereje kumenya uko ibintu biri bugende nuko biri burangire, niba umukunzi bari bwishime, niba bagenzi be bari bumushimishe. Umukobwa ariko we ntago ibitekerezo bye byari kuri Derrick cyane, icyo yari akeneye cyari ugusezera ku bukumi bwe. Gusezera ku bukumi bwe rero ntago yasezeye ku bakobwa gusa, ahubwo ikirori cyo gusezera ku bakobwa, hari abandi basore, hari undi musore yakundanaga nawe cyane, abo bitwa ababesto. Kuri uyu munsi menya niba ari ababesto ariko umenya ngo batajya baryamana simbizi. Ni ibigezweho, njye umenya nisaziye ntazi ibigezweho, ariko narumiwe koko. Mana we, Mana ukurengera abantu, ni ukuri. Nari ngize ngo ndi kuganira n'umuntu ku giti cye, ni ikiganiro ndimo mbagezaho, ariko ufite agahinda n'umubabaro mwinshi, inshuti yanjye.
uyu mwana w'umukobwa rero amaze gusezera ku bakobwa yahamagaye umushuti we, umubesto we, umushuti we witwa Olivier. Aramubwira ati Olivier, ikirori cyanjye cyo gusezera ku bukumi ndagisoje, ariko nubwo nsoje ikirori cyo gusezera ku bukumi bwanjye, nsezeye ku bakobwa, ndashaka kugusezeraho nk'umusore twakundanaga, ndashaka kugusezeraho nk'umusore nkagenda nkinjira mu rugo rwanjye nta bintu byo hanze ngitekereza, ngasezera kuba twari tuziranye bose, ariko nawe nk'umukunzi wanjye, nk'umuntu tubanye igihe, nk'umuntu twamenyanye kuri buri kimwe n'ikindi, nk'umuntu twamenyanye kuri byinshi, mbere yuko Derek atera intambwe yo kuza kunsaba nk'umukobwa, akansaba akankwa, akanterera ivi, akankorera buri kimwe cyose, ndashaka kugusezeraho nawe. Olivier aramubwira ati rwose nta kibazo nakugeraho. Ariko Olivier yamanje kugiramo ubwoba, Olivier ngo yamanje kugiramo ubwoba, aramubwira ati none se sha Kevin we, ubu nindamuka nje nkakugeraho koko ibyo bintu uraza ati biraza kugenda bite? Kevin aramubwira ati woya ntugire ubwoba, ahubwo kugira ngo nkwereke yuko ibintu byose bishoboka, nshakira n'undi musore muzane, mwebwe ntimugire ubwoba, buri kimwe cyose ngewe ndi tayari, ariko nsezere ku bukumi bwanjye, mve mu cyiciro kimwe njye mu kindi, nzi ko icyiciro mvuyemo namaze ibyaho byose nabikemuye byarangiye, atushake n'undi muntu muzane. Olivier arabyumvishije, arangije abakoze ku musore w'inshuti ye cyane, ngo umusore w'ibigango byinshi cyane witwa Moses arangije abwira Olivier ati tugende ntaribi. Ubwo Kevin nta kindi yakoze, we yavuye hahandi cya kirori cyari kimaze kubera, na ba bakobwa urumva nyine hari ukuntu abakobwa bamanza bakaganira, bagasezeranaho, bagahana utubizo ku matama, udukado bamwe bakadutwara n'ibiki byose. Kevin aragenda asubira muri geto ye. Muri ya geto ye rero niho Olivier yaje ari hamwe na nagari Moses, ni Simon, azanye na Simon, baza kumureba ndetse no kumusezeraho. Olivier azanye na Simon, bageze kwa Kevin, urumva b'abakobwa bose bari bamaze gutaha n'ibiti byose. Kevin yari yanyweye inzoga, yari yishimye, doko nta controle yari afite y'ubwenge bwe, ariko aricara nyine aramanza yakira Olivier nk'umuntu yaratumiye, aramanza yakira Simon wari uzanye na Olivier, arababwira ati mwicare mbahe buri kimwe cyose, mwebwe ntimugire ubwoba, ndimo ndasezera ku bukumi bwanjye. Nshuti zanjye, ibi bintu ntabwo byoroshye. Abahaye inzoga, baranyweye, urumva no kurya bari bariye, ibintu bimeze neza. Uko bari gusangira inzoga, uko bari gusangira na Kevin nyine agira gutya akuyamo imyenda yose ajugunya hariya. Uri Olivier arebye ati ibintu birakomeye, ati ntimugire ubwoba, njye nabatumyeho kugira ngo nsezere ku bukumi bwanjye, nabatumyeho kugira ngo nsezere ku bukumi bwanjye, ninje mu cyiciro cy'ubugore, nta bibazo mfitanye n'ubukumi, iby'ubukumi byose narabisezeyeho, abakobwa narabasezeyeho, abahungu narabasezeyeho. Ati Olivier, niyo mpamvu nakubwiye ngo uzane n'umushuti wawe wumva wizeye, ndetse twahano kuri iyo nuko akazi kaba karatangiye. Rero Olivier aragiye ku gitanda, agezeho ibintu birakaze. Simon nawe abaraje, bose icyarimwe, umwe yaruha undi akajyaho, umwe yaruha undi akajyaho, abakoze gutya, abunamye, abagize mbese namwe murabyumva, inshuti zanjye n'abantu bakuru mwamaze kunyumva. Abasore babiri, umwe agatangira undi agasoza, umwe agatangira undi agasoza, cyangwa se bose umwe akaba ari amajyaruguru undi ari amajyepfo, ibintu bikaze cyane. Ariko mwibuke ko hari akantu ntigeze mbabwiramo, uyu Kevin n'ubundi yagakunda kugira ikibazo cy'ubuhumekero, amasinezite murabizi ko yateye, harimo n'akabazo ka sinezite. Uriya sinezite hariho n'igihe igendana na sima. Nshuti za mama Mignone Official, namwe mwunyumvira ku gahinda, umukobwa bibaho amasaha, iminota iminota. Abahungu nabo bati reka dusezere ku mukobwa mushuti wacu, reka sinakubwira, birangira umukobwa ahasize ubuzima.
ariko hagati aho ngaho muribuka yuko uyu mukobwa yagombaga gusezerana na Derek mu gihe Kevin yari amaze gukora bride shower n'abandi bakobwa bashuti be n'ibiti byose, ikirori cy'abakobwa kirangiye, Kevin yaravuze ati reka nkureho telefone hatagira abantu bansakuriza cyane ko ngiye kwihurira na Olivier wanjye, twari dusanzwe turi aba besto tukaganira ndetse nawe tugasezeranaho, ati telefone reka mbe nyikuyeho. Telefone ayikuraho. Uri sheri we nyirizina bagombaga gukorana ubukwe akajya ahamagara Kevin, yahamagara Kevin telefone wapi, yahamagara Kevin yamanje kuyishyira muri silencieux, yahamagara telefone igasona ikavaho, yayihamagara igasona ikavaho, yayihamagara igasona ikavaho. Bigeze mu ijoro koko aravuga ati umukunzi wanjye byagenze bite, kubona yarangije ikirori cya bride shower ntanampamagare, ubu se nta nubwo navugisha abakobwa bagenzi be abonzi bagendana nawe, oya reka njyewe njye kumwirebera. Derek yatse imodoka aragenda no kwa Kevin ahatuye. Ageze kwa Kevin asanga Olivier na Simon bicaye muri salo bambaye ubusa, bumiwe, nta jambo bafite, umwe akanuye amaso undi akanuye amaso, bari kwibaza uko biri bugende, bari kwibaza uko bari busohoke muri iyo nzu, bari kwibaza uko bari busohoke muri ya ghetto. Kevin yamaze gupfa aryamye ku buriri, umwuka washizemo. Nshuti zanjye, namwe nimwunyumvira ako kantu, namwe nimwunyumvira ako kantu. Uri Derek asanga Simon na Olivier bambaye ubusa. Aba basore bari baziranye bose uko ari batatu. Reka mbabwire ngo nimunkurikire neza mwumve n'ubucuti bw'uyu munsi. Uyu Simon asanzwe ari inshuti ya Derek ku buryo bukomeye. Nubwo Simon yahamagawe na Olivier, ubundi Kevin umuntu yahamagaye ko ashaka kumusezeraho, yahamagaye Olivier ko ashaka kumusezeraho, ariko aramubwira tuzane n'inshuti yawe magara mwembi mbasezereho, njyewe nsezere ku bukumi bwanjye, nasezeye no ku basore. Nta kindi Olivier yakoze, yahamagaye Simon. Simon asanzwe ari inshuti ya Derek, Derek ari we fiancé wa Kevin. Simon ntiyigeze abwira Derek ikiriho, wamubwira ati umugore ugiye gutwara tugiye kumusezeraho, oya ntiyabikoze. Rero Derek yaraje akigera mu nzu ya sheri we, muri salo y'umukunzi we, asangamo Olivier batari bakundanye baziranye we cyane, ariko asangamo na Simon w'inshuti ye magara. Simon na Olivier bambaye ubusa. Ati habaye iki? Habaye iki mwa bahungu mwe ko mwambaye ubusa? Habaye iki ko muri kwa sheri wanjye? Habaye iki ko muri kwa sheri wanjye? Sheri wanjye yagombaga kugira bride shower, kandi bride shower ko nta basore bayizamo, mwebwe mwaje muri bride shower ya sheri wanjye gute? Ikindi ko mwaje muri bride shower ya sheri wanjye mukaba mwambaye ubusa, bimeze bite? Ese ko sheri wanjye ndi kumuhamagara ntanyitabe ari he? Derek ibibazo bimubana ibibazo, atangira kubaza abahungu. Abahungu bubika umutwe, abahungu babura ijambo, abahungu banyweye inzoga, abahungu bari kumureba ariko inzoga zari zabashizemo kubera ikintu cyari kimaze kuba. Inshuti zanjye, reka nkubwize ukuri, akasa agahinda gakomeye ku babyeyi, akasa agahinda gakomeye ku basore, akasa agahinda gakomeye ku nshuti n'imiryango. Uri Derek uko yakomezaga kuvugana n'aba basore, abona na sheri we atari hafi aho ngaho kandi bari mu nzu ye, yahise atera intambwe yirukira mu cyumba cya sheri we. Agiye kureba asanga agaramye ku gitanda yambaye ubusa, ntanyeganyega. Babyeyi, inshuti zanjye, bagabo beza dukunda, bamama munkurikira, bakobwa mukurikira Mama Mignone Official, basore mukurikira Mama Mignone Official, ibi bintu muri kumva mwebwe ntago bibakoze ku mutima? Njyewe nabuze ijambo, njyewe numiwe, njyewe nabuze amerekero, njyewe nabuze amifato.
Njyewe nabuze amifato, nabuze icyo mvuga, ndi kwibaza ngo iri ni rya terambere rigendana n'ibibi? Ese nshuti zanjye, aba bakobwa tubabuze kongera gukora buradi shawa, nibadakora buradi shawa n'ubundi bazasezeranaho mu bundi buryo. Ngaho nimwibaze, niba uyu Kevin afite ababyeyi, ngaho nimwibaze Olivier na Simon aho baherereye, ngaho nimwibaze Derek watanze inkwano ze agatanga ibishoro kuri uyu mukobwa azi ko bagiye kubana, none ubukwe bukaba bupfuye, umukobwa ahindutse umurambo, abahungu babiri yo bagiye kujya muri gereza, Derek we arajya he? Ese reka mbabaze namwe munkurikiye muze kunsubiza, Derek azongera gukunda? Derek azongera kugirira icyizere abakobwa? Derek azigera ashaka umugore? Derek bizagenda bite? Hari igihe njya mvuga ibintu abantu bakavuga bati mama Mignone ibintu uri kutubwira ntabwo ari byo, ntabwo bibaho, ariko iyi nkuru byabaye muri uyu mujyi wa Kigali. Kevin yashizemo umwuka ari hamwe na Olivier na Simon. Derek umukunzi we wari witeguye ubukwe aguye mu kantu. Birababaje, njyewe nabuze amifato. Nshuti zanjye, iki kiganiro gikoze mbabaye. Nimureke duhaguruke dusengere igihugu cyacu, dusengere urubyiruko, dusengere abasore n'inkumi, kuko aho turi kwerekera si heza. Muntu ukurikiye mama Mignone, reka manze nkubaze ngo mu myaka 10-15 biraba bimeze bite? Ese aba bana turi kubyara turi kuberekeza he? Ese aba bana bari kuvuka bari kwerekera he? Ejo bundi twumvishije umusore wiyahuye aramanuka no hasi ngo ubuzima burahagarara. 2018-2019 njye narababwiye, icyo gihe nakoreraga hariya muri MPC Plaza hariya kwa Makuza, niho nakoreraga. Umwana w'umukobwa yasize yanditse urwandiko ati umusore arambabaje, aramanuka yikubita hasi. Yamanutse muri etaje, yamanukiye kuri 3, aramanuka yikubita hasi hariya kwa Makuza, shiramo umwuka. None nshuti bakunze ba mama Mignone Official, ibi bintu murabyumva mute? Njyewe bankurikiye ndagira ngo mumbwire ngo mwebwe murabyumva mute? Mumbabarire nimujya no muri comment mumbwire ngo murabyumva mute? Njye ndababaye seriously, ndababaye kuko iyi nkuru irababaje, iteye n'agahinda. Uyu musore Olivier na Simon baje gusezera kuri Kevin, bazigera bashaka abakobwa? Bazigera bashaka abagore? Bazashinga urugo? Aka kantu ndagira ngo nkababaze. Olivier na Simon, reka tuvuge ko hari igihano bari buhure nacyo, ariko icyo gihano kizarangira. Nibava muri icyo gihano bazigera bashinga urugo bitewe n'ibyo bahuye nabyo? Nababaje ngo Derek we amaherezo ye nayahe? Nshuti bakunzi ba mama Mignone Official, nimumbwire, njyewe ndababaye, mfite umubabaro n'agahinda. Urubyiruko ruri kwerekera he? Abana bacu bari kwerekera he? Inshuti z'Imana, nimureke dutere intambwe, dusengere abana bacu, dusengere igihugu, dusengere urubyiruko, dusengere imiryango iri hanze aha ngaha. Ariko niyo tuvuze ngo nimuhaguruke dusenge, mpita nsubira inyuma nkavuga ngo turasengera he?
muribuka inkuru irimo iratambuka, nanjye nayibabwiyeho, reka nongere nyisubiremo. Inkuru y'uyu mumama waturutse Nyagatare akagwa Nyaruguru. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda. Uyu mudamu, hari umuntu umwe twigeze kuvugana uri Nyagatare, arambwira ati uyu mudamu yari umudiyakoni mu rusengero Rande, yarimo pasiteri. Diyakoni na pasiteri, byumvikane ko bari barahuriye aho ngaho mu masengesho. Amaherezo y'ibi bintu ni ayahe? Amaherezo y'ibi bintu ni ayahe? Hari ikiganiro nakoze cyatambutse, nagikoranye na Albert wa Baraka TV, ari kumbwira ati hari undi mudamu wabeshye umugabo ko aryamye ndetse aryamishije abana bameze neza, mu kanya moto ibiramurangije, yarari hamwe n'undi muntu. Bahamagaye umugabo we bamubwiye bati umugore wawe arapfuye. Ati reka reka, umugore wanjye ari mu buriri aryamye, aryamishije abana ameze neza, ntimumbwire byinshi, njyewe maze kuvugana nawe. Baravuganye nta n'iminota 10 n'ingahe iciyemo, umugabo yitaba ko imubwira ngo umugore wawe arapfuye. Amaherezo y'ibi bintu ni ayahe? Si ubwa mbere twumvishije izi nkuru, si n'ubwa nyuma. Ariko nshuti bakunzi ba Mama Mignone Official, reka mbabwire, sinzi niba muri bubabare nkanjye, sinzi niba muri buseke. Shamana, guseka byo ntihagire umuntu useka. Ntuseke uri umugabo, ndakwinginze, kuko ntawe uzi abana be uko ejo bazaba bameze. Ntuseke uri umugore, ndakwinginze. Hari umugani mu Kinyarwanda bajya baca uvuga ngo ntawe usekana umukora ahetse umukobwa. Nujya ubona umwana wundi ahuye n'akaga nk'aka ngaka, jya uhita ujya mu cyimbo cy'uvuga uti ndi umubyeyi, uvuga uti ndi umubyeyi. Ejo abana banjye bizaba bimeze bite? Ejo uwanjye azaba ari he? Reka nkubwire nshuti yanjye, niwumva ibi bintu bibaye ku mwana wundi, ntukajye hariya ngo ukome amashyi, ntukajye hariya ngo wiyamire, ntukajye hariya ngo uvuze impundu, kabone naho iyi famiye mwaba mutumvikana. Kandi nawe ndakwinginze unkurikiye, ntuzicare uvuga ngo njyewe nagezeyo abana banjye bafite uburere. Oya, abo bazabyara bizagenda bite? Abuzukuru babuze bizagenda gute? Ababyeyi tubanye n'igikomere, ababyeyi babanye n'igikomere nshuti zanjye cy'urubyiruko ruri hanze aha ngaha. Reka mbabwire nshuti bakunzi ba Mama Mignone Official, njyewe ndananiwe mu bwonko kubwiza inkuru ndi kumva. Iyo umuntu amamagaye akambwira ati Mama Mignone umva ikibaye, mba numva izi nkuru ntabwo numva ko zajya mu matwi yanjye. Oya nshuti zanjye, ntuzigere wifuriza undi muntu ikibi, ntuzifurize umwana wundi yuko yatokorwa. Oya, fata umwana wese nk'uwawe. Ubu hari abagiye gutangira bavuge ngo abakobwa b'uyu munsi ngo ni ibirara, ngo abasore b'uyu munsi ngo ni abanywa nzoga, ngo abakobwa b'uyu munsi ngo banywa inzoga. Barazinywa nshuti yanjye, ariko tera intambwe nzima ivuga ngo nimureke dufatikanye. Ntago twagera ku bana b'igihugu bose ngo tubagire inama, ndetse nta nubwo abajene bashobora no kutaza gukurikira iki kiganiro. Ariko wowe umubyeyi unkurikiye, wowe mupapa unkurikiye, wowe mumama unkurikiye, ndakwinginze ngo tera intambwe ikomeye cyane, uvuge ngo hari umusanzu ngomba gushyira kuri iki kintu, kugira ngo ejo umwana wanjye atazakigwamo, kugira ngo ejo abana b'umuturanyi batazakigwamo, kugira ngo ejo abana b'abavandimwe batazakigwamo, kugira ngo ejo abuzukuru banjye batazagwa muri iki kintu. Hari ikiganiro mperutse gukora ndavuga ngo ariko ubundi
ngo shamana nonese ntabwo inzoga bareka kuzicuruza, oya ntabwo bazareka ibintu by'imyidagaduro, oya ahubwo ni izihe ngamba twafata kugira ngo ibintu bigende neza. Hari inkuru nyinshi tugenda twumva ku rubyiruko, ariko no ku bakuze zirahari, ku bamama zirahari, ku bapapa zirahari. Kuri social media murazibona inkuru nk'izi ngizi zibabaje, abamama bari kwiyandarika, abapapa bari kwiyandarika, murabyumvishije abari kugwa muri ibi bintu byo kwiyandarika. Iterambere riragendana n'ibyiza n'ibibi. Izi mbuga nkoranyambaga zateye ngo zakiza Twitter, zakiza hari imbuga nyinshi zirahari, za Instagram, za Facebook, aho abantu bahurira ni henshi, aho babonera amabi ni henshi. Ariko jyewe icyo nasaba buri wese unkurikiye, namubwira ngo tanga umusanzu wo kubaka ejo hazaza, tanga umusanzu utazahora wicaye urira uvuga ngo abisenge neza banjye dore uko bimeze, abishywa banjye dore uko bimeze, abana ba murumuna wanjye dore uko bimeze, abana b'abasaza banjye dore uko bimeze. Tanga umusanzu, tanga umusanzu, tanga umusanzu, tanga umusanzu, uharanire ko haboneka ibyiza. Niwifuriza undi kibi, nawe ejo kizakugeraho. Nudafata umwana wese nk'uwawe, ejo uzabona n'abana bawe byabagezeho, kubera yuko iri terambere rigera kuri umwe n'undi. Uraza kwicara uvuga ngo abanjye nzabakingirana mu gipangu, uzabakingirana mu gipangu ariko uzabaha mashine na telefone. Uzabakingirana mu gipangu bacunge, wagiye basimbuke bagende. Uzabakingirana mu gipangu nijoro bibe urufunguzo bakingure basimbuke bagende. Ahubwo hakorwa iki cyo kugira ngo ibintu bimere neza? Nshuti zanjye, njyewe rwose ubu ngubu reka narekera aho ngaho, gukomeza kubivuga birimo birandemerera ku buryo bukomeye cyane. Ariko nshuti z'Imana, reka mbabwire ngo buri wese iki kintu nakigira umutwaro we, buri wese iki kintu nagitekerezeho. Hari umuntu twigeze kuvugana arangije arambwira ati gushinga urugo kuri uyu munsi ni stress mu zindi, ati sinakongera gushaka. Undi twongeye kuvugana arambwira ati reka ibintu byo gushaka twarabyihoreye. Hari undi muntu wavuze ati nzibyarira akana nkarere aho kugira ngo njye mu rugo rwa stress. Hari undi muntu twavuganye aravuga ati icyama nkabona uwo dushakana twubakana kandi duhuje umugambi, duhuje intego. Ariko nshuti yanjye, izi nkuru zirababaje, Mama Mignone nababaye ku buryo bukomeye. Rero reka mvuge ngo nacumbikira ahangaha, ibiganiro byacu nakagaruka sinzahwema kubabwira ngo nimureke dukore icyakubaka umuryango mwiza, kuko umuryango mwiza ni itorero ryiza, umuryango mwiza ni igihugu cyiza, umuryango mwiza n'ejo hazaza heza. Turwanye ibi bintu kandi tubirwanye twivuye inyuma. Nshuti bakunzi ba Mama Mignone Official, amahoro y'Imana nabane namwe. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao, tuzakomeza ubutaha.